uko wasoma message basibye kuri WhatsApp. Uyu munsi muri no video yacu tugiye kwigana uburyo ushobora kubona message bakwandikiye bagahita bayisiba. Mbese message zose kwa kundi nkuko ubibona hangaha izino message zose zabaye deleted. This message was deleted. Baratubwira ko batwandikiye message zose barazisiba. Ni gute rero wabona message zose bakwandikiye igihe cyose bakwandikiye ibintu ugasanga bahise babisiba? Rimwe na rimwe tujya tugira amatsiko ugasanga wenda nk'umuntu yakwandikiye ibintu ariko ahise abisiba utarabibona, ukaza kuri WhatsApp ugasanga yabisibye, ukumva ugize amatsiko ukibaza ngo byagenze bite, byari ibiki yaranyandikiye kuki yahise bisiba. Reka uno munsi muri no video mwigisha uburyo ushobora kubona message zawe zasibwe. Ino video ni part 1, part 2 nzaza nayo mbereka ikindi gice cya kabiri, ariko kuri uyu munsi reka tugendane kuri part 1 kugira ngo video yacu itaza gutinda. Ndashaka kiba noya cyane. Nyamuneka rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yanjye ndagusaba kugira ngo kande subscribe, like and share kugira ngo urukungoze video ujye ubasha kuhita uyibona. Aha ni kuri Basibye TV show. Reka dukomeze noneho. Uraza uzano muri setting ya telefone yawe, numara kuza muri telefone yawe na yindi application hakakanya muri no part 1 na yindi na yindi application uri buze gukenera, na yindi application nimwe uri buze gukenera muri no part 1. Part 2 nzakwereka indi application uzifashisha, ariko akakanya reka twifashije setting. Uzahita uza hano muri setting, numara kuza hano handitse muri setting uzahita uze muri setting, uze muri setting. Numara kuza muri setting uzahita ushakamo ahantu handitse ngo notification. Dore ngaha hano handitse ngo notification. Numara kuhagera hanga kuri notification uzahakanda. Numara kuhakanda uzahita uza hano handitse ngo notification history. Urabona hara kutubwira ngo show reset and notification. Na hanga tugiye gukanda. Numara kuhakanda uzasanga kantu kari off. Hano batubwira ngo notification history, baratubwira ngo use notification history. Hano uzahita wakanda handitse ngo okay. Noneho urabona ko ibaye open nyine yifunguwe. Mbere yari imeze gutya, ubu ngubu hano batubwiraga ngo notification history turned off. Ahanga akakanya irahita noneho nanuza akakanya yabaye tano ubwo yamaze gufunguka akakanya. Bivuze ngo akakanya umuntu yatwandikira message, yamara kuyitwandikira agahita yisiba, ariko nubwo yayisiba akakanya twaza tukayibona. Reka tubigerageze turebe noneho. Mu gihe kano kantu kazaba gafunguye kameze gutya, umuntu wese uzakwandikira message nubwo yahita yisiba uzayisanga hanga. Reka tubigerageze turebe ukuntu bimeze. Okay, reka noneho twongere twandikire wa muntu